inyoni yaridunze iri mu giti ibwira ya ndagira babwire ko nangiye kuba umuhanzi. Mfite indirimbo ndi kwandika yitwa intama abwiye ne dunda kuki utambaye ikariso, n'indi ya kabiri yitwa inyoni yaridunze, n'indi ya gatatu ndi gukora kolabo yitwa Karabash agacuma. Tuyitege ryari iyo ndirimbo? Iyo ndirimbo tuyitege vuba. Producer wanjye araza kumbwira igihe bizaba byarangiye. Yeah. Ndi gukora album yitwa Inyoni. Yego. Tuyitege mu matariki angahe ko tutari tumenyereye ko uri muri music, twatukuzi mu bintu bya filime, twari tukuzi mu bintu byo gufotora no kugira ate. Ibi bintu bya music bijemo gute? Ibintu bya music rero kuntu bijemo. Naje gusanga baranye mfite imana yo kuririmba. Kuko naje gusanga mbona Joyce wacu ntabwo nashaka kuririmba pe. Koko? Hano mu star. Ndimana TV yo mwana. Kaza tugende. Yego. Dore imbogo ntabwo nashaka kuririmba. Urumva? Yego. Ngiye kuki ntaririmba se. Hanyuma mbatamo zira ndirimbo nkazaba dore imbogo. Hanyuma se waduhaye kapela? Inyoni yaridunze iri mu giti ibwira mukamana ndaguha icupa ariko ni kava ni kava. Hanyuma producer, iyi ndirimbo uri kutwizeza ko izaba iri hanze ryari? Next week. Yeah. Tuyitege. Yeah. Ndizera ko iyi ndirimbo ninjye wa mbere uzaba uyicuranze ku 105.7 kuri Country FM. Yego, kuri Country FM. Uramukabwo nazasha muri video shamushyiramo sha. Uhe. Umukobwa. Hanyuma Nyambi. Uri ready yo kuba uzaturirimbira? Wari twakorana korabo y'inyoni yari. Ngwino turi recording. Wafana banje rero. Yego. Ariko namufana numwe mfite kora ko ntazatangira guhanga. Ufana wa mbere uzakora subscribe kuri entertainment. Yego. Kora ko narimbye Karabash. Kora ko narimbye kuki utambaye ikariso. Yego. Amabwiye ihene. Yego. N'inyoni yaridunze. Hanyuma se iyi studio imaze igihe kingana iki ko twari tumenyereye ko yari iri hano muri akarere ka Rusizi, twatumenyereye ko mu karere ka Rusizi nta studio iri recordinga igafata n'amashusho. Ibi byose uremera kubikora cyangwa producer yambeshye? Oya, ibi byose birahari. Kandi n'ubu duhagaze muri studio. Yego. Studio yitwa M Record. Twari tuzi twatumenye twadusanga. Isha. Uretse mbivuga neza. Isha. Ariko umuntu ufite igihanga ntabwo imana yabivuga neza. Yego. Kwajya ko Isha. Isha. Ufite amenyo avuye mu imbere, ariko nk'aho ko ufite amenyo yuzuye. Isha. Ubwo hanyuma studio ikaba yitwa Record. Record. Ni Record. Ya, ni ibintu nyine tutari tumenyere muri akarere k'iwacu. Hanyuma se uratwizeza ko n'amashusho uzayaduha? Ko tukuzi nka gafotozo agafashe mu y'intara y'Iburengerazuba. Uratwizeza iki ko na video tuzajya tuyikura hano? Mukabona entertainment. Yego. Bunambaye entertainment. Yego. Ntabwo nambaye Record. Record ni bantu bagabo bicana. Aba. Abubona. Isha niwe producer. Niwe producer. Aha. And then arajyamara kubikora fresh maze recordinga, mastering byose na mixing byarangiye. Yego. Atabima nangira mutemanuka mu video. Cyane. Uri muri rukankana gimbo niki. Nitanza nkontura na gimbo cyane. Nuko nguko bimeze rero. Waharangira ariko abantu batahazi. Aha. Reba rero uvuye i Kigali. Yego. Ugahita utega umanuka ku Kinyoni. Ukambuka ikiraro cya Nyabarongo. Ugaca kurenza mu murabyo umanuka muri Kamonyi ugahinguka Muhanga. Ugahita ucurika rero ugahinguka hehe. Reka twicira ku Kibuye. Yego. Ugeze ku Rufungo, ugeze mu cyumba cya kabiri. Yego. Ugatumanuka Karongi Nyamasheke rumva. Yego. Tujya ahantu bita irusizi. Ahantu bita Bukadashi. Yego. Bukadashi muri tugera mu mujyi rwagati. Siho muri gare ra?
muri gare Yego. muri gare akamoto katubasa sako n'imodoka ikugeza mu mujyi rwagati imaze kugera muri centre sasi yego arantu bita hagafashe yego ku isoko rya Rusizi yego ya Kamembe bihagaze ahantu bita ku isaha aho niho tumenyereye abamotari baparika birebye uburyo bwa cyangwa amasobwa bita n'ukuri kureba hari ku isaha yego ubona handitse Mani Entertainment ngandi muri video ku isaha reka mbarangire kwa Isha ngende kwarangira kwa Mani Entertainment kwa ME Studio yego kwa ME Magic kwa ME tugiye kujyana kwa M Record sasa uramanuka umuhanda wa mbere kurya mbere urenge wo kurya kabiri urenge wo kurya gatatu hagati kurya gatatu no kurya kane hari inzira imanukamo ahantu haba indaya nyinshi cyane yego nisubiye ntago haba indaya ubatabazi yego bo muri Kamembe babaga hafi yahahoze sako cyangwa ahahoze sako mwarimu sako hari umwarimu sako yego umanutse aho ngaho kuri mwarimu sako utumanuka mu muhanda uhari ahantu bacuruza ibyuma ukihagera uhita ureba etaje iri imbere yawe uhabwirwa n'icyapa kiranga iyo sako ahanirwa sako irara hirya cyapa kiranga n'ikirazi ubona uri muri interview hanyuma ubwo ukimara kuhagera uhita umanuka ku iyo etaje iri imbere yawe harimo akabari muri iyo etaje etaje n'iyo nzu birarebana itandukanywa n'umuhanda ni inzu ya fime inzu nziza ndaje nkabereka ku video ukimara kuva ku muhanda kuri kaburimbo gushika aho M Record iri kwa Isha DJ Isha niki wakwizeza Isha hanyuma it's 13 hours wakwizeza iki abantu bagiye kukugana ni nakahe gashuzanye mu karere ka Rusizi nta kibazo kabisa nyine gira ikintu wizeza abantu badukurikiye cyangwa se bazaza gukorera iwawe ikintu nabizeza ni kimwe yego nuko dufatanyije yaba ngiye n'umuhanzi yego tuzakora ikintu kiremereye natekereza ko haba style zose zishoboka yego ndavutse hanyuma se ko ngenda iririmba rap nkambona hano harimo aba R&B nizere ko natwe uzadukorera si wenyine hari n'amakorari nkorera yego nakoreraga mu mujyi wa Kigali nkaba naje inaharusizi yego none se ko twari tuzi ko abaproducer twari dufite wazanaga indirimbo ugasanga imaze ukwezi cyangwa amezi 3 iri muri studio wowe niki twizeza ko tuzajya duhita tuyibona vuba ngiye nababwira ngo nakahe gashuzanye donc mu karere ka Rusizi nandukanye nawe yego wese nyine afite ukagira ngiye nagiye mu muziki bikunze donc nari kubikora mbikunze yego kandi nanone mba nzi agaciro k'umuhanzi yego kuko wa muhanzi umutindirije indirimbo ashobora kugenda kuvuga nabi ugashiduka aho kubakiza n'urusenge hanyuma wowe nyine duha icyizere kigaragara ko ibi icyizere yego n'icyuko indirimbo dufitemo ubu ngubu iki cyumweru tugiye gutangira zizaba zagiye hanze mufite nka zingahe niba atari ibanga donc tumaze gukora indirimbo enye kugeza ubu enye b'abahanzi bane batandukanye icyizere uri guha abahanzi ba nyiri izo ndirimbo ni icyarya ariko uzaba warangije kuzimastaringa kuwa kabiri kuko akazi n'akazi yagenda ryamara saa 5 ubu ngubu tuvuganye hari kuwa gatanu muri Friday nuvuga ngo kuwa mbere cya kimwe tuyotangiye yego okay hanyuma manager yes wowe ubwo icyizere warangije kukiduha ko waje gukemura ikibazo cyari gihari ngewe ikintu cyitwa impano zose ushaka kuzikusanya zose witwa umunyempano aze aca imbere ya Ishya hanyuma bwira abantu bari mu karere ka Nyamasheke twahoze tuganira mu kanya gato bambwira ko bashaka kumenya indirimbo mukora zimeze gute so twebwe dukora uko producer yavuze yego dukora indirimbo nyinshi cyane muri cyago nawe nakakibure yego komeza utubwire nganira namwe ngo nawe urakakibure bino nta kibazo biremewe yego so icyo nakwizeza rero abantu bari mu karere ka Rusizi na Nyamasheke na Karongi ni abantu bakunze gukurikirana ibintu dukora n'abaturage bano hakuno muri Kongo yego n'abari i Burundi abo bose bamenye ikintu cyitwa
gihe kitarenze by'ibyumweru bibiri yego bose baba bamaze kumenya byibura Yego. umuperezida muri Kongo yego usizeho baruzuye abana batangiye kuza yego impamvu nabivugaga gutyo mu minsi ibiri haje abahanzi bane mu minsi ibiri haje abahanzi bane yego ufite gahunda yego kandi urabona ko tutarabyamamaza nta muntu uzi ko dufite studio yego so ariko twaje tugiye kubamenyesha yego tugiye kubahereza ikintu cyatanje bro tugiye gukosora umuziki wapfuye umuziki wapfuye w'abanyarusizi wapfuye turaje kuwukosore yego umuziki w'abanyamasheke batazi kuririmba hano hari abantu bashinzwe kubafasha yego ndagira mbabwire ko tudafite producer gusa yego dufite assistant manager yego umuririmbyi yego manager ni umuririmbyi yego abo bose rero ni abantu bafasha kugira ute ukontorora ibyo bintu byose ya yego producer ashobora kukubwira urugero Yego. ushobora kukubwira ngo ibyo urimo ndabona hano baramwakana gutya banza wige kurimbira wenda mu manota n'urugero yego iga amajwi yego mu gihe producer arimo atunganya ibigoro byawe yego manager agomba kuba aho hafi yego ahubwo ati sasa ririmba gutya na gutya n'imyandikire ikaba itameze neza yego nawe akaba agira ute akaba yagufasha so ni delegation y'abantu benshi bashoboye bazi icyo gukora yego ariko yageze kuri producer ngira gutya kubera ko ndanamushimira cyane ni umuntu wumva kandi ukunda gukora kandi w'umuhanga uzabyibonera ubundi hari ikintu cyantunguye manager ntaguciye mu cyo uvuga hari ibikoresho twari tumenyereye muri studio zihambaye nko muri country record atunguwe no kubibona hano so nubwo ngo niyo mpamvu twaje gukosora umuziki yego twaje gukosora umuziki w'abantu bagiye bica umuziki yego bitewe n'ubumenyi bukeya umuntu akabyuka mu gitondo ngo nimugoroba ngo abe producer yego no tuzagomba twazanya producer w'umwuga umaze igihe kinini ufite izina rikomeye mu mujyi wa Kigali arazwi se arazwi mu mujyi wa Kigali yakoreye abantu producer tubwira abantu ushobora kuba warakoreye bafite izina muri industry nyarwanda niba atari ibanga ariko ntabwo kwenda ibintu byo kwivuga cyane cyangwa kwitanga ntabwo nyamikunda ibikorwa byanjye bisumba izina yego kandi nacyo kintu nyashira imbere nakoreye yego nakorewe bita Govinda yego turamuzi yego Kalifani yego korera uwo bita Gisa Kingana nihe ndirimbo wakoreye Govinda yitwa ngo iki ugende mu mubaze tuzamubaze hanyuma Gisa wamukoreye iyihe ndirimbo Gisa namukoreye indirimbo bita Blessing yakoranye n'umutipe muri Europe yego nakoreye hari n'undi musaza mujya muzi muri gakondo bita Nzinzi yego nambye kamutumye watubwira studio waba warakoyemo waba warakozemo zizwi mu iki gihugu cyangwa se n'umuntu bitaga Saidi Braza nimba mumuzi ninjye wamukoreraga ari amarege akiva Europe yego abandi nabo harahari nuko nagira ari n'amakwaro menshi nagiye nkorera za ADPR zaje zose yego ugura twizeza ko ikintu cyiswe igikoresho kirahari ikibazo kabisa igikoresho kirahari ubwo niba twizeza ko gihari natwe tugiye kukwizeza ko tugiye kukuzanira abahungu hanyuma mubaho umuziki y'abakobwa tubatemo turacyakomeje manager nangikomeje kuvuga ngo ntabwo umuntu abyuka mu gitondo yego ngo uhite urota umuziki cyangwa urota wabaye umuhanga yego hano dufite abashinzwe kwigisha nimba ufite urwego ruri hasi yabo yego baragufasha yego bakagufasha kwandika indirimbo yawe yego ku buntu bakagufasha kujya mu majwi yego ku buntu nta kiguzi rwo kugira ngo dukore ya produit nziza isobanutse kandi ifite ireme yego so nanjye singura kuvuga amagambo menshi ya producer buriya ibikorwa byanjye murabizi azi amafoto azi video yego so noneho nkaba nazanye na audio yego ndagira babwire ko noneho nazanye professional one uzi umuziki uzi kuririmba gucuranga ko agiye uri umuproducer utazi no gucuranga birashoboka cyane gitari ngukoreho cyangwa piano ngukoreho
so byose rero ni master muri byo muri we muri we ni bimurimo so abibamo bimubamo yego ndagira ngo wenda tuvuga ibintu byinshi reka tuzareba ibikorwa tegereza ibikorwa mwumve kick ifite imbaraga mixinze neza ijwi aririmba ijwi kuma kanyaniye n'irwebe yego no ibintu biri ku murongo neza cyane turabizeza ibintu byiza by'ibitangaza mvuga filime zagashyira muri inyoni ya rido ya okay ubwo turagushimiye wenda ku ka interview duhaye reka twizere ko ibintu uje kubihindura mu ntara y'Iburengerazuba yego tunangenera abahanzi bose navuze yego ikintu cyane ngomba kwanza kumenya mwa bahanzi mwe impano yanyu muyigire ubuzima bwanyu impano yanyu muyigire akazi kanyu bro bitunze abantu benshi apana kubizamo ukina ujabuka tegura ikintu cyawe ukizane tukigukorera neza azi audio nunashima tukudukora video uze tunagukorera videos bisohokere rimwe kandi mu gihe gito cyane so your business your talent is your business ciao mane nahigereye kamera cyane mera